Abifuza guhabwa ingurane y'imitungo yabo yangijwe n'ikorwa ry'imiyoboro y'amazi bamaze imyaka 2 bategereje ni bamwe mu batuye umurenge wa Shyogwe, aho bavuga ko iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bw'akagari ka Mubuga ndetse no ku buyobozi bw'umurenge wa Shyogwe hamwe no mu buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC ishami rya Muhanga, bakizezwa ko kizakemuka none amaso akaba yaraheze mu kirere bakaba batarahabwa ingurane. Hagiye hazamo ibintu nyine by'imiserero nguko ukagenda warangiza bakakubwira ati nta mafaranga aragera kuri banki nayo barashyiraho, ukagaruka turategereza turihangana, turifuza ko batwishyura nk'abandi n'imyaka n'igice ugereranyije bitewe n'uko batinze kutwishyura. Byaba byiza bikozwe vuba bitarenze uku kwezi, abaturage bose bakaba barangije kuyabona. Dutegereje ko bazatwishyura twebwe kubera ko abandi bayabonye, twavugaga nyine ko bagumaga nyine kutwishyura kuko batubwiye ngo bazatwishyura kuko bari batwangirije imyaka. Ntibahajyanye yego ariko batwangirije imyaka. Kugeza ubu ngubu rero turacyategereje, tubonye ubuvugizi twaba tugize amahirwe tukabona ayo mafaranga. Narabuze ntazaribwa n'abazasigara kuko yewe nta na rimwe bampaye, nta bushobozi mfite ngo ndabikurikirana. Yaratudindije cyane, uretse no gusubira inyuma mu rugo, hari igihe umuntu aba ategereje kuba yatanga niyo mituweli yarihira umunyeshuri bikamusubiza inyuma. Ni mu gihe ku ruhande rw'ubuyobozi, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Muhanga Bizimana Eric ahumuriza aba baturage, aho ababwira ko iki kibazo kiri gukurikiranwa hakaba haratangiye gukosorwa urutonde rw'ibyangijwe. Aha yari kumwe nabo mu nteko y'abaturage. Nibyo koko iki kibazo cyagiye kigaragara. Mu by'ukuri ibarura ryakozwe tumaze kubona amahirwe yo kubona umushinga ugiye kudufasha kubaka umuyoboro w'amazi, nuko hari abaturage bagiye bafatirwa ubutaka kugira ngo amatiyo ashobore kunyuramo. Icyo kibazo rero kimara kurangira, hagiye hagaragara yuko hari abantu batigeze babuze amafishi. Abandi bakavuga ati twasinyiye amafishi ariko noneho dusinya amafishi baturaye nk'imiyoboro nk'imiyoboro 3 wajya kunukana baduha umuyoboro. Aha abandi bakavuga bati twebwe ntabwo twiye tubarirwa kandi amatiyo yaciye mu masambu yacu. Abandi bakavuga bati ibi byarakozwe ariko mu by'ukuri ntabwo ibyakozwe twe tubyemera. Tumaze kubona rero ikusanyamakuru y'ibyo bibazo, nibwo twavuze reka tuze guhurira aha ngaha duhure n'abaturage kugira ngo tushobore kuganira turebe uburyo iki kibazo twakemura. Tuzana n'itsinda rya WASAC kugira ngo tubiganireho, ariko mu biganiro twagize byagaragaye yuko mu by'ukuri igihe cyabaye gito. Tufata umwanzuro yuko dusaba gitifu akagari kugira ngo amafishi yose afite ibibazo cyangwa abantu batigeze babaruza ibyabo babandike. Dupanga yuko kuwa 2 w'icyumweru gikurikira gitaha tuzahurira aha ngaha ikibazo tukayisengura tukayikemura, ariko twita cyane cyane ku kijyanye n'ibyo bibazo by'amazi gusa. Ubwo niyo gahunda twihaye. Ubusanzwe itegeko ryerekeye ingurane ku bikorwa by'inyungu rusange risobanura ko indishyi ikwiye yemejwe yishyurwa mu gihe kitarenze iminsi 120 uhereye igihe iyo ndishyi ikwiye yemerejwe n'inama njyanama ku rwego rw'akarere cyangwa minisiteri bireba. Icyo gihe kirenze ariko ibikorwa bigakorerwa ku butaka bw'uhabwa ingurane ikwiye agatinda kwishyurwa, yishyurwa hashyizweho inyungu y'amafaranga 5% ku ngurane akwiye. Ibituma kugeza ubu hibazwa impamvu hirya no hino mu gihugu humvikana abaturage bangirizwa ibyabo hagashira imyaka n'imyaka batarishyurwa ndetse n'ibikorwa byubakwaga byaruzuye kandi iri tegeko rihari. Ifishi yanjye iragenda kandi kanya ngo yagaruka. Louis Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.